Bakristo bavandimwe, Yesu Kristo akuzwe. None turi tariki 22 z'ukwezi kwa gatanu 2025. Twongeye gusuhuza abakristo mwese aho musengera hariho hose. Uwiteka Umwami Imana abahereza umugisha, abarindire mu mababa ye, abagirire neza, abambika imbaraga, abarinda ubwoba, abarinda ibibahiga, abaha amahoro. Twongeye gusuhuza abakristo mwese aho muri hose bari mu mahanga, ndetse twanababwiye intego yacu y'umurongo wacu kugamije kwigisha abantu ijambo ry'Imana no kubahindura intumwa z'Umwami wacu Yesu Kristo nk'uko abidusaba mu Ivanjiri ya Matayo ibice 28 ku murongo wa 16 kugera ku murongo wa 20. Uyu munsi Nyagasani Yezu aragira ati: ntimukongere na rimwe gutinya abadayimoni, kugira inzozi mbi no gutinya imyuka y'abapfuye n'ibindi byose bifitanye isano n'imyuka mibi ndetse na Satani ubwe. Yesu aradusaba kugirana umubano nawe udasanzwe no kugira intwaro z'umwuka mu mitima yacu n'ijambo rye muri twebwe, muri twe. Ntabwo dukwiye gutinya abadayimoni na rimwe, ntabwo dukwiye gutinya imyuka mibi y'abapfuye na rimwe. Nta kintu na kimwe kijyanye na Satani kigomba kudutera ubwoba na rimwe. Igihe cyose dufite aya masomo tugiye kurebera hamwe nk'uko tugiye kubisanga hano mu Befeso ibice 10 ku murongo wa 18, ndetse n'ibaruwa ya mbere ya Petero irabishimangira ibice 5 ku murongo wa 8, agira ati: murwanye Satani nawe azabahunga. Turaza kurebera hamwe rero iri jambo ry'Imana, kandi twizeye neza ko riragira byinshi rihindura mu buzima bwacu bwa buri munsi. Numara kuryumva neza urakira imbaraga zidasanzwe z'Uwiteka, maze ugire umurava kumva ijambo rye no gushaka ubwami bwe nk'uko abitubwira mu Ivanjiri ya Matayo ibice 6 ku murongo waho wa 33. Dushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka, nibwo ibindi byose tuzabihabwa. Byose uko twakabishatse tuzabihabwa tumaze gushaka no kubona ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo. Reka tubanze twiragize Imana, hanyuma turebere hamwe iri jambo Umwami wacu Yesu Kristo yaduteguriye. Dawe Mwami w'ijuru n'isi, twese abana bawe tunejejwe no kugira tuti: Data twese uri mu ijuru, izina ryawe niryubahwe, ubwami bwawe nibuze, icyo ushaka gikorwe munsi nk'uko gikorwa mu ijuru. Ifunguro ridutungure duhe none, utubabarire ibicumuro byacu nk'uko natwe tubabarira abaducumuyeho, ntuduterane mu bitwoshya, ahubwo dukize ikibi. Amen. Amahoro y'Imana abane namwe no gushaka kwayo n'ubushake bwayo, imbaraga zayo zihorane namwe, maze dukomeze kubaho mu kwemera n'urukundo by'Umwami wacu Yesu Kristo. Umutwe w'amagambo w'uyu munsi uragira uti: ntimukongere gutinya na rimwe abadayimoni n'imyuka y'abapfuye. Reka dusome mu Befeso ibice 6 ku murongo waho wa mbere ku murongo waho wa 10 kugera ku murongo waho wa 17. Haragira hati: ibisigaye mukomere mu Mwami no mu mbaraga z'ubushobozi bwe bwinshi. Mwambare intwaro z'Imana kugira ngo mubashe guhagarara mudatsinzwe n'uburiganya bwa Satani, kuko tudakirana n'abafite amaraso n'umubiri, ahubwo dukirana n'abatware b'abafite ubushobozi n'abategetsi b'isi y'umwijima y'imyuka mibi y'ahantu ho mu ijuru. Nuko rero mutware intwaro zose z'Imana kugira ngo mubashe gukomera ku munsi mubi, kandi murangije byose mubashe guhagarara mudatsinzwe. Muhagarare mushikamye, mukenyeye ukuri, mwambaye gukiranuka nk'icyuma gikingira igituza. Mukwese inkweto arizo butumwa bwiza bw'amahoro bubiteguza, kandi ikigeretse kuri byose mutware kwizera nk'ingabo, ariko muzazimisha ya myambi ya wa mubi yose yaka umuriro.
mwakire agakiza k'ab'ingofero, mwakire inkota y'umwuka ari ijambo ry'Imana, musengeshe umwuka iteka mu buryo bwose bwo gusenga no kwinginga, kandi ku bw'ibyo mugumye rwose kuba maso musabire abera bose. Iryo ni ijambo ry'Imana. Bakristo bavandimwe, Yesu Kristo akuzwe. Ijambo ry'Imana tubwiye yuko dukwiye kugira ukuri, tugakenyera ukuri kuko ari we mukandara, tukagira gukiranuka muri twebwe, tukagira ubutumwa bwiza arizo nkweto, maze tukagira kwizera. Si ibyo gusa, tukagira agakiza ndetse n'ijambo ry'Imana kuko ariyo nkota tuzifashisha turwanya umubi Satani. Bakristo bavandimwe, ntabwo kuvuga gusa ngo mu izina rya Yesu ubwabyo bihagije kwirukana abadayimoni, inzozi mbi, abadayimoni b'ubwoko ubwo ari bwo bwose. Umwami wacu Yesu Kristo yaduhaye urugero ubwo yagiraga ati, handitswe ngo. Arega byashobokaga cyane ko Yesu Kristo atsinda Satani akoresheje izina rya Se ndetse n'iryo bwe, ariko kugira ngo aduhe urugero rwiza yagize ati, handitswe ngo. Ibyakozwe n'intumwa ibice 19 ku murongo wa 13 kugera ku 16 hatubwira abagabo 7 bo mu muryango w'umutambyi wa Sekewa bashatse gukoresha izina rya Yesu nk'ikirango, maze bashaka kwirukana abadayimoni bavuga mu izina rya Yesu bagira bati, turabategetse mu izina rya Yesu uwo Pawulo yigisha. Nuko umugabo urimo abadayimoni arabasubiza ati, Yesu ndamuzi na Pawulo ndamuzi, ariko si mwebwe muri bande? Baradagadwa. Nuko arabahuka, arabatsinda, arabanesha, arabashwanyaguzaho imyenda, barirukanka kuko bari abakonikoni. Dukwiye kwizera umwami wacu Yesu Kristo, dukwiye kugira ijambo rye muri twebwe rikaduturamo. Niba dushaka kwirukana abadayimoni no gutsinda ikibi cyose cy'imyuka mibi, dukwiye kugira ibyo byose twasomye mu Befeso ibice 6, tukagira umubano na Yesu Kristo, kuko iyo udafite umubano na Yesu Kristo ntabwo umudayimoni ashobora kugenda. Niba ari umudayimoni w'ubusambanyi, dukwiye kugira tuti, haranditswe ngo ntugasambane. Niba ari umudayimoni wo kuramya ibigirwamana, dukwiye kugira tuti, haranditswe ngo uzuramye Nyagasani Imana yawe. Niba ari umudayimoni w'ubusinzi, dukwiye kugira tuti, haranditswe ngo ntukanywe ibisindisha. Uwiteka Umwami Imana abahereza umugisha bane namwe. Ndagira ngo mbabwire ngo kuvuga Yesu ubwabyo ntabwo bihagije. Tugire ijambo ry'Imana muri twebwe, niryo rizadufasha guhangana n'ibitero bya Satani n'ibitero byose by'ikuzimu. Mukomeze mukore subscribe, mukomeze kubana natwe. Uwiteka Umwami Imana abahe umugisha mu izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu.